n'amakuru mabi cyane, n'amakuru ateye agahinda, n'inkuru irimo iragenda igarukwaho cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, haba mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ibikorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu abakristo barababaye cyane nyuma yo kumva umupadiri wabo wari uvuye kubahesha umugisha avuye muri misa yahise yitaba Imana ubwo yari amaze gukora impanuka ikomeye cyane. Urumva rero kubyakira byabagoye, nawe urumva ko umuntu wari uvuye kubahesha umugisha, kumva ko avuye muri ubu buzima maze kubahesha umugisha birababaje. Ni ibintu rero urebye koko, reka mivuge ko bano bakristo barababaye. Biraterwa n'ibitekerezo barimo baragenda batambutsa ku mbuga nkoranyambaga, aho bose bababajwe n'iyi nkuru. Biragaragara ko bano bakristo b'uyu mupadiri rwose barababaye, ndetse n'abapadiri bose muri rusange bumvise iyi nkuru bose agahinda bishwe n'agahinda bitewe n'iyi nkuru yicamugongo yari imaze kubasakara. Ubu rero ubungubu ihise wibaza ati ese n'undi uyu mupadiri yakoreye impanuka amagana hehe? Ese yayoboraga iyihe diyoseze? Ese impanuka ikimara kuba baba bamujyanye kwa muganga? Ibyo rero bibazo byose muribaza nibyo tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Natwe rero icyo tugusabye ni kimwe gusa, nuko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho, n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ubaye uwa mbere mu kujya ubona amakuru ya KN Radio tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'iyi nkuru ikomeje kubabaza abakristo bose. Uyu mupadiri yaravuye guhesha umugisha ndetse n'abandi bantu bose bagiye batandukanye. Iyi nkuru ugifungura imbuga nkoranyambaga, haba urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp, haba kuri X yahoze yitwa Twitter, na yindi nkuru ni iyi ngiyi y'uyu mupadiri, kuko urabona ko ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Reka nongere mbahe ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru ikomeje gutera agahinda bagiye batandukanye bose, haba ari abo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo hanze y'u Rwanda, nyuma y'uko umupadiri yari yiviye mu mugisha muri misa avuye gusenga, ubundi ubwo yari arimo arataha rero akora impanuka mbi cyane. Ubundi iyo mpanuka ihita imwambura ubuzima, kuko impamvu babwira ko yaravuye muri misa, kuko iyi mpanuka yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira 2024. Rero nibwo yaravuye mu misa arimo arataha yerekeza ahaba. Ataragerayo rero nibwo yahise akora impanuka avuye aho yayoboraga. Kuko uyu mupadiri namwe murimo muragenda mumubona kuri screen zacu, murabona ko yari mutonya, yari akiri muto, kuko kano kazi yari akamazemo imyaka 6 yonyine. Urumva yari akiri umwana, yari afite byinshi byo gukorera igihugu, yari afite byinshi byo kongera guha ubutumwa bwiza abaturage. Urumva Imana imujyanye kare. Rero n'umupadiri rero witwa Byamugisha wo mu gihugu cya Uganda, ariko yayoboraga muri Arkidiocese Gatolika ya Mbarara muri iki gihugu, aho yitabye Imana rero azize impanuka ikomeye cyane y'imodoka yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira 2024. Abantu benshi cyane rero bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bababajwe n'uru rupfu
w'uyu mupadiri Byamugisha nk'uko amafoto agenda acicikana anabigaragaza mu binyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Uganda birimo icyitwa Ifomo, bigaragaza ko iyo manuka yabereye ahitwa Ibanda ko yari ikomeye cyane kuko namwe murabibona kuri screen ko iyi manuka koko ntabwo yari kurokoka, yari imanuka iteye ubwoba, nta kundi nyine Imana yahise imwijyanira. Rero iyo modoka y'uyu mupadiri yari arimo Byamugisha ubwo yamaraga gukora iyo manuka yahise icikamo kabiri, ibice bimwe bijya ukwabyo n'ibindi nabyo ukwabyo. Iki kinyamakuru rero Ifomo cyo muri iki gihugu kigira giti ni icyumweru cy'agahinda, ni icyumweru kibabaje, ni icyumweru cyakuye imitima ya benshi, aho mu masaha ya nyuma saa sita yo ku itariki ya 20 Ukwakira 2024 muri Arikidiyosezi ya Mbarara habaye impanuka yatwaye ubuzima bwa Byamugisha wari padiri mukuru wa paruwasi ya Nyabuhike yo mu karere ka Ibanda muri iki gihugu cya Uganda. Benshi bagiye batandukanye bose bagiye bifuriza iruhuko ridashira uyu mupadiri, abandi rwose ku ma status y'abantu benshi urabona ko bagiye bamupostinga ku mbuga nkoranyambaga n'uyu mupadiri uriho bagenda bamwifuriza iruhuko ridashira. Uwo mupadiri rero yakoze impanuka ubwo yari ari mu muhanda ava gusoma misa, imodoka yari arimo igongana n'ikamyo mu muhanda uva Kabagoma mu karere ka Ibanda mu gace ka Mbarara. Uyu padiri Byamugisha yari amaze imyaka 6 muri ubwo butumwa, aho yahawe isakramento ry'ubusasiradoti muri Nyakanga 2018. Murumva rero ko uyu mupadiri yari muto, yari afite byinshi byo kuzakorera abaturage ndetse n'icyo gihugu yarasanzwe akoreramo ivugabutumwa cya Uganda. Murumva ko ari ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda kumva ko umupadiri wari urimo abasomera misa mukahita mwumva inkuru yica mugongo ko yitabye Imana. Ni ibintu bikomeje kugenda bibabaza benshi cyane bagiye batandukanye, urabibona ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitekerezo by'abantu, urabona ko bashenguwe n'urupfu rw'uyu mupadiri Byamugisha. Reka natwe rero nka KN Radio tukomeje tumwifurize iruhuko ridashira. Ni na rero natwe dusoreje amakuru yacu, gusa icyo mbasaba niba ari ubwa mbere mudusuye munyarukire munsi y'iyi nkuru yacu murabona ijambo subscribe cyangwa sabone n'akazogira kazana ko n'uwite ugakandaho, icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro bigenda bitambuka hano kuri uyu muyoboro wa KN Radio. Ikindi rero numara ibyo byose kubikora, ihangane n'ugenda udaduhaye igitekerezo cyawe, uvuge ibitagenda neza, uvuge n'ibigenda neza, kuko ntago abantu bakora ibintu bibi gusa, ari n'ibyo bakora byiza nabyo ubidushimire, kugira ngo n'ibyo dukora nabi nabyo bitunengere, kugira ngo ubutano tuzabagezeho ibintu byiza kandi biryoshye. Imana yo mu ijuru rero igikomeza ibarinde mu byo murimo byose babigiye bitandukanye.